Yesu wari uri mu buyobe, Mana imuyobore tarakumenya, muhe kukumenya. Mpamagaye umwuka w'Imana ku bantu bose mwami bumva ururimi rw'ikinyarwanda, aba bantu bose bumva iri sengesho babuhurwe nawe. Urakoze mwami ko wumvise gusenga, kandi nyemerera ukomeze urengere abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Dawidi TV. Murakoze cyane, agenda asuhuza za inshuti zanjye zose zo kwirembegera. Imana ibaha umugisha, bagaragaza ko bankunda ubutumwa ndetse no muri mesaje Imana iba yamenye, benshi banyereka ko babyumva. Imana rero ibaha umugisha. Nitwa Ndagijimana Dawidi, ni umukozi w'Imana nk'uko bisanzwe, umukristo muri ADEPR. Nishimiye kongera kubana namwe muri uyu mwanya, kandi nishimiye no gutumirwa namwe. Imana rero ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Turakwakiriye, ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina n'ubundi turagira ngo tugusabe usengere aba bantu badukurikiye bari hirya no hino kandi bafite inyota yo kumva ibyahembura imitima yabo. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagushimiye mwami, ngushimiye kugira neza kwawe, ngushimiye imbaraga zawe n'urukundo. Amaboko yawe ni magari, iyo warambuye ukuboko ibintu birakunda, iyo warambuye ukuboko ibintu birasobanuka. Ndagushimiye wowe wongeye kungirira icyizere kugira ngo nganire n'ubwoko bwawe. Mwami Yesu, ntaba ari njyewe muri iyi mesaje wanumiye ngo nze nsengere abantu bawe, kandi abari bwumve iyi mesaje, abari bwumve iri tangazo ngarutse gutanga, nyemerera mitima yabo ikire mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Abarushe baruhuke, kuko uri Imana iruhura, niko wavuze ku musaraba. Hamagara abantu mu mazina, bivuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, zobene tandola wirigide, bivuga ngo nimuze munsange ndabaruhura. Ni wowe ufite ubushobozi bwo kuruhura umuntu, uwari urusha akaruhuka. Wahamagaye abagore, wahamagaye abagabo, wahamagaye abasore, shandola wirigiya, hamagara abakobwa bari mu busambanyi, bari mu byaha. Mwami ni wowe wabahamagaye, bivuga ngo ubafitiye impuhwe n'imbabazi, ubavuga ngo nimuze mbaruhure. Naba ari njyewe mwami, ahubwo imbaraga z'Imana aba arizo ziganza ku bantu bawe. Umwuka wera agenderere buri muntu wese wumva iki kiganiro, ahembuke mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Ineza ya Yesu Kristo w'i Nazareti ari we wantumye, iganze kuri buri wese. Urakoze Kristo, reka nkubere mikoro uvugire muri njyewe. Icyo wagambiriye ko abantu bawe bumva aba ari cyo bumva, kandi abantu bawe ugabanya barimbuka, maze wongera abakizwa. Mahoro yawe abe kuba kumva n'abakwemera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Naje ahangaha, naje mu mwuka wo gusenga no gusengera abantu, ndetse ariko kandi byubatse kuri mesaje Imana yamaye integeka gusengera aba bantu ndi buvuge. Kandi umuntu wese uri bwumve iyi mesaje agire umutwaro wo gusenga, yisengera. Umunyamwuka, umuhanuzi, umuntu wese ufitanye konegisiyo n'Imana agira umutwaro wo gusenga ndetse no gusengera bagenzi biwe.
abantu benshi bibagiwe intego y'urugendo, kandi iyi ntego y'urugendo bayitiranyije n'impamba y'urugendo. abantu bari bize, bari mu mpamba y'urugendo, ariko kandi naje kukubwira ngo wikwemera ko impamba y'urugendo ikwibagiza intego y'urugendo. Bibiliya iravuga, Yesu yaravuze ngo ntabwo umuzima, ntabwo abazima bakenera muganga keretse abagwayi nibo bakenera ubuvuzi, ntabwo abazima aribo bakenera ubuvuzi. Ibyo ngibyo ufite kuba Imana yarabiguhaye ni impamba y'urugendo. Imodoka nziza ugendamo ni impamba y'urugendo, inzu nziza ubamo ni impamba y'urugendo. Ntabwo iyo ngiyo ari misiyo ya Yesu Kristo. Misiyo ya Yesu ni ukugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke muri wowe, ni ukugira ngo ubone ubugingo buhoraho. Inama wowe wari warazimiye ubashe kugira gute kuyoboka inzira y'ukuri, inzira yo gukiranuka. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Mu minsi yashize ndimo gusenga, nabonye iyerekwa rikomeye rintera ubwoba. Imana irangije integeka gusengera umuntu wese witwa umuhanuzi n'abantu bose bafite inyenyeri z'umwuka wera. Niyo mpamvu naje ahangaha nkaza muri message yo gusenga, nkaza ndi mu mwuka wo gusengera abantu. Nawe uri bunyumve wigirira umutwaro wo gusenga mu izina rya Yesu. Nagiye kubona mbona inyenyeri zisandaguritse ku isi yose. Mbona izi nyenyeri ni inyenyeri z'umutuku, zakaga umutuku, umwanya umwe zikaka umutuku, undi mwanya zikaka umukara. Ni inyenyeri zaje ku isi yose. Izi nyenyeri zatse mu mabara abiri. Ibara rya mbere nabonye zaka mu umutuku, ibara rya kabiri zaka mu ibara ry'umukara. Reka mbisubiremo, nabonye iyerekwa rikomeye cyane. Mbona inyenyeri zije ku isi, zaje mu bihugu byose, mu Rwanda harimo n'ahandi. Izi nyenyeri zaje zaka mu buryo bubi. Rimwe zakaga mu buryo bw'umutuku, ibara ry'umutuku. Kabiri zakaga mu ibara ry'umukara. Nagiye kubona mbona abantu benshi barasamye. Noneho ya nyenyeri iyo yabonaga umuntu wasamye yinjiraga mu kanwa ke. Ya nyenyeri yaka amabara abiri, iyo yabonaga umuntu wasamye yinjiraga hehe? Mu kanwa ke akayimira. Noneho narababaye cyane, numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo yewe Dawidi, genda utangaze iri tangazo kuri buri muntu wese uri bukumve, ufite icyo apfana n'umwuka wera cyangwa ufitanye konegisiyo n'Imana. Imana irambwira ngo Satani yohereje ingurane mu bahanuzi cyangwa mu banyamwuka, yohereje ingurane isimbura umwuka wera. Iyi nyenyeri yaje mu buryo bwo gusimbura umwuka wera. Abakoranaga n'Imana bakajya bakorera muri iyi nyenyeri yoherejwe na Satani. Imana yo mu ijuru yarambwiye ngo mbwire abahanuzi bose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, basenge kuko Satani, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru idutabara mu izina rya Yesu. Narindimo ndabivuga, narindimo ndakubwira ngo ahantu hose uherereye wa muhanuzi we, Imana yantumye ngo ntangire itangazo aho umuhanuzi aherereye, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri hanze y'u Rwanda, wowe ufitanye ubusabane n'Imana, konegisiyo n'Imana, ongera ibihe byo gusenga kandi ube maso, kubera ko Satani azanye ingurane y'umwuka wera.
abari abahanuzi akabiba inyenyeri z'umwuka wera, akabahereza inyenyeri z'umwijima. navuze ngo nabonye ku isi haza inyenyeri zisandagurika kuri iyi si, kandi nabonye ziba nyinshi no mu gihugu cy'u Rwanda. noneho mbona abantu benshi barasamye, iyi nyenyeri ikajya yinjira mu kanwa k'umuntu yarangiza akayimira. Imana yo mu ijuru igiye kunsobanurira iby'izi nyenyeri, irambwira ngo ni ingurane Satani azanye, aje kuguranira bari bafite inyenyeri z'umwuka wera, kandi uwamaraga kwakira iyi nyenyeri yakoraga ibibusanyije n'iby'Imana ishaka n'iby'umwuka wera. nimba iyi nyenyeri yakiriye umuhanuzi wahanuraga ngo Imana iravuze, aratangira gukora ibintu bibusanyije n'Imana, ibintu bibusanyije, aratangira kujya akora ibyo iyi nyenyeri mutegetse nyine, kubera ko ntabwo umwijima ukorana n'umucyo. iyo umwijima winjiye umucyo urahunga. Imana yarambwiye ngo mbwire abahanuzi basenge ndetse n'abanyamwuka basenge, kuko Satani yasabye ubuzima bwabo, kuko Satani yaje kubapiratira, kuko Satani yazanye ingurane mu bahanuzi barangaye, mu banyamwuka barangaye. Dawidi TV.